usanga abamarayika, amazi yawatunganye atemba ava imbere y'Imana. Nuko tujye ku mugezi, duhurire n'abera ku mugezi, utunganye w'Imana, utemba imbere y'intebe. Igitondo cyiza bene data, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ubu n'amahoro bya Kristo bibane n'umuntu wese. Abyumvise ni indirimbo ya 10, duhurire ku mugezi, cyangwa se Shall We Gather at the River, cyangwa Beautiful River, biterwa n'igitabo iyo ndirimbo yanditsemo. Mu 1864 umugabo witwa Robert Lowry, umupasiteri w'itorero ry'Ababatista i Brooklyn muri Amerika, muri Nyakanga uwo mwaka, ubwo hari hashyushye cyane, yari yirambitse mu ntebe arimo gutekereza ku byanditswe mu Byahishuwe igice cya 22 umurongo wa mbere, havuga ngo anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama. Yakomeje atekereza ku byo mu ijuru, ngo yibaza ikibazo ati, ese ubu koko tuzagandagaza kuri ruriya ruzi? Arongera arisubiza ati, yego, tuzahahurira n'ababyeyi bacu n'abasogokuru n'abagore bacu n'abagabo bacu n'abana bacu n'inshuti zacu n'abavandimwe bacu. Yahise abyuka yihuta akompoza iyo ndirimbo, ayiha n'amagambo n'injyana. Kuva icyo gihe na bugingo n'ubu ntabwo iyo ndirimbo yigeze ihinduka, baracyayiririmba gutyo. Iyi ndirimbo rero yagiye isiga amateka atari make inyuma. Nyiri ukuririmba Dr. Lowry yaravuze ati, umunsi umwe nari ndimo navaga Harrisburg njya Lewisburg, ninjiye mu modoka nsanga yuzuyemo abagabo batema ibiti basinze bikabije, maze umwe barahagurutse ati, Shall we gather at the river? Nuko bose babaririmba iyo ndirimbo mu majwi yuzuye isindwe, baseka ntacyo bitayeho. Sinigeze ntekereza cyane ku magambo y'iyo ndirimbo ubwo yaririmbwaga n'abo basinzi, ariko naribwiye nti ntawamenya, hari ubwo Umwuka Wera yabagwa gitumo akoresheje amagambo y'indirimbo agatuma batekereza ku byiringiro biyirimo. Yongera aravuga ati, iyi ndirimbo igihe cyose numvaga iririmbwa yankoraga ku mutima. Yarakomeje ati, umunsi umwe nagize amahirwe yo kujya mu giterane mu Bwongereza kiba buri myaka 100 cyo kwibuka uwitwa Robert Lakes watangije Sunday School. Ati, hari hateraniye abantu benshi cyane bakomeye baturutse mu isi yose, muri Europe, Aziya na Amerika na Afurika. Nari nicariye ku ntebe y'inyuma ubwo bagendaga bakira abantu benshi mu ndimi zitandukanye. Narahagurutse ngira ngo nigendere, numva ushinzwe gahunda y'icyo giterane aravuze ati, umuntu wahimbye Shall We Gather at the River ari hano. Abaramamagaye ngo nzi imbere. Ngihaguruka abantu bavugije induru, bakoma amashyi menshi cyane, abagore bazunguza mushwari zabo hejuru. Ibyo byose birangiye naribwiye mu mutima nti, ubanza narakoze akantu keza mu isi. Umugore umwe w'umunyamerika wanditse iyi nkuru ari i Cairo mu Misiri, aho yari yemerewe gusura ibitaro bya gisirikare byari byuzuye inkomere zari zivuye mu mirwano y'umwanya muto yari imaze kuba. Yaravuze ati, amasaha 3 twamaze kwa muganga, twakoze akazi gasaba umutima n'intoki. Umusirikare w'umuscottish ukiri muto cyane niwe nibanzeho. Yari yakomeretse cyane ndetse yacitse no kuguru. Dr. yari yavuze ko adashobora kugeza mu gitondo atarapfa. Negereye igitanda cye ngo ndebe ko hari icyo namufasha bwa nyuma byibura. Yari aryamye ahumirije,
ariko nkabona iminwa irimo kunyeganyega avuga ngo mama mama. Nahise mfata akayiswime nkajandika mu mazi yarimo barafu, mukoza ku gahanga kahindaga umuriro uteye ubwoba. Yahise avuga ati mbega byiza. Nuko afungura amaso abona mwunamye hejuru, afata ikiganza cyanjye aragisoma, arambwira ati urakoze cyane, binyibukije mama wanjye. Namubajije niba namufasha kwandikira mama we, arambwira ati oya, ati muganga yambwiye ko ari bubikore. Naribwiye nti ubu se muririmbira indirimbo mukorera iki koko? Nuko ndebye mu idirishya mbona umugezi wa Nili, imirasire y'izuba rirenga riyicanyeho, ubona bisa neza cyane. Nuko ntekereza umugezi mwiza uri mu murwa w'Imana, maze mpita ndirimba n'ijwi rigufi nti shall we gather at the river? Maze nkiririmba mbona imitwe myinshi iregutse. Nkirangiza igitero numva bose bashyizemo amajwi, basse, alto na tenoro, maze turirimbana icyo gusubiramo. Indirimbo irangiye nitegereje mu maso he, dore ko atararengeje imyaka 20. Nuko ndamubwira nti urumva uzabayo? Aransubiza ati yego nzabayo kubw'icyo umwami Yesu yankoreye. Nabonaga umucyo mwinshi mu maso ye, umucyo ntarabona ahandi hantu. Nuko numva amarira anzenze mu maso, ntekereje mama we ahari yo kure muri Scotland, ategereje kumva inkuru nziza y'umwana we w'umusirikare, atazi ko ahumeka umwuka wa nyuma mu marembera y'ubuzima mu bitaro byo mu Misiri. Ngihaguruka bagiye bampamagara ngo uzatubabarire ugaruke, uzagaruke. Nagiye mbabaye, nibyo nari kuzagaruka, ariko sinari buzongere kubona umuhungu wanjye w'umuscottish, kuko nari nabwiwe ko iryo joro arara yambutse. Inkuru nasorezaho kuri iyi ndirimbo nuko nari mfite murumuna wanjye witwaga Muhoza Clementine, ariko yari afite isirino ryitwa Rome. Yakundaga indirimbo cyane, akava ku ishuri ayiririmba mu muhanda, mu rugo yabaga yiririmba, twajya gusenga ati muririmba indirimbo ya 10. Mbese indirimbo yari yarabaye indirimbo, ku buryo niyo wayiririmbaga kwa kundi umuntu yiririmbira indirimbo yarariraga, ibintu bigacika ngo umuririmbi indirimbo ngo ceceka. Nuko ubwo nashakaga amakuru y'indirimbo naramutekereje cyane, nawe sinzi aho yaguye, sinzi n'urupfu yapfuye, ariko ntekereza ko naribajije ntiwabona nawe agiye gupfa yararirimbaga iyi ndirimbo. Naha amateka y'indirimbo agarukiye. Imana idufashe kugira ngo ari Rome, ari Rory, ari Dr. Robert Rory, ndetse n'abandi bakunda iyi ndirimbo, ndetse n'abakunze kuboneka kwa Yesu bose, ubwo impanda y'Imana izavuga tugahurira mu kirere turimba indirimbo zo kunesha, tuzahurire kuri uyu mugezi. With its crystal tide forever flowing by the throne of God. Yes, we'll gather at the river, the beautiful, beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Ere we reach the shining river, lay we
place our spirits will deliver and provide a robe and crown. Yes, we'll gather at the river, the beautiful, beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Soon we'll reach the shining river. Soon our pilgrimage will cease. Soon our happy hearts will quiver with a melody of peace. Yes, we'll gather at the river, the beautiful, beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Shall